ku buryo bw'umwihariko dufite ikigega kiri muri buri murenge kitwa gira ubucuruzi. Ubu buri murenge niba ufite miliyoni 3 n'amafaranga abantu bafite imishinga babasha gufata bakayakoresha ku nguzanyo bakayishyura agahabwa abandi. Bampaye amafaranga 100,000 yo kugira ngo niteze imbere mu mbaraga nkeya tuba dufite nk'abafite ubumuga. Ayo mafaranga iyo bayaguhaye hari aho uva hari naho ugera. Iyo rero tubunganiye ni ukugira ngo tubashe kubongerera ubushobozi bityo babashe kwiteza imbere ubwabo n'imiryango yabo ndetse bagire n'uruhare mu guteza imbere akarere kacu n'igihugu muri rusange. Mwakoze, nitwa Jean Pierre Nkuranga, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Tukaba turi hano mu karere ka Kicukiro aho twaje kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Uyu munsi rero ni umunsi isi yose washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1992. Ubu tugiye kwizihiza ku nshuro ya 30. Akaba ari umunsi umuryango w'abibumbye yavuze ko isi yose ikwiye gutega amatwi ijwi ry'abantu bafite ubumuga, cyane cyane kumva ibibazo bafite no kurishakisha ingamba zatuma ibyo bibazo n'izo mbogamizi zituma batagira imibereho myiza zivanwaho, abantu bose bafatanyije, inzego za leta, inzego z'abikorera na za kominote muri rusange. Uyu munsi rero turi mu karere ka Kicukiro hano mu murenge wa Nyarugunga. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti duhange udushya tugamije iterambere ridaheza. Bivuze iki rero? Bivuze ko abantu bafite ubumuga bafite imbogamizi nyinshi cyane zibangamira imikorere yabo ituma biteza imbere. Hakaba hakwiye kujyaho ingamba zituma badasigara inyuma. Isi iratera imbere, igihugu cyacu iratera imbere, ariko icyiciro cy'abantu bafite ubumuga ntabwo gikwiye kwibagirana, kubera ko ni abantu bakeneye ubufasha bwihariye kugira ngo nabo bazamukane n'abandi banyarwanda. Umunsi wa
ku rwego rw'umujyi wa Kigali rero tugendera muri gahunda za leta ziriho zigamije gufasha abantu bafite ubumuga muri gahunda ziteza imbere abanyarwanda muri rusange n'abatishoboye muri rusange barimo. Umujyi wa Kigali ugerageza ibishoboka byose kugira ngo igenamigambi rikorerwa mu turere no mu mirenge abantu bafite ubumuga ntibasigare inyuma. Ku buryo bw'umwihariko dufite ikigega kiri muri buri murenge kitwagira ubucuruzi. Ubu buri murenge nibwo ufite miliyoni 3 n'amafaranga abantu bafite imishinga babasha gufata bakayakoresha ku nguzanyo bakayishyura agahabwa abandi. Icyo ni ikintu dushaka no gukomeza gushyiramo imbaraga kubera ko mu mujyi wa Kigali abantu benshi batunzwe n'ubucuruzi buciriritse ndetse n'ubukorikori. Usanga rero iyo afite ahantu abasha kuba yakura udufaranga tw'inguzanyo biramufasha batamusabye ingwate n'ibindi. Iki kigega rero kizakomeza gukora ndetse tuzakomeza kugishakira amikoro ku buryo kizakura kikagira abantu benshi akamaro. Ikindi rero n'ubuvugizi dukora mu buryo muri rusange kugira ngo ahantu hose hari gahunda zifasha abantu kwiteza imbere, abantu bafite ubumuga ntibazasigara inyuma. Hano mu mujyi wa Kigali ugiye kureba mu ibarura ryakozwe muri 2012 ibarura ry'abaturage bose byagaragaye ko dufite abantu barenga 32,000 bavuze ko bafite ubumuga. Ubu ngubu iyo turebye gahunda zacu usanga dufite abantu 8,000 bitabira izi gahunda ndetse nabo tugerageza gushakira icyabafasha kugira ngo biteze imbere. Murakoze, amazina nitwa Kundukundwe Gertrude. Ego mfite ubumuga bw'ingingo umugongo amafaranga bampaye amafaranga 100,000 yo kugira ngo niteze imbere mu mbaraga nkeya tuba dufite nk'abafite ubumuga. Ayo mafaranga iyo bayaguhaye hari aho uva hari naho ugera. Iyo bayaguhaye ugerageza kwegera abandi mukajya mu bucuruzi. Muri ubwo bucuruzi uhura n'ingeri nyinshi, ugenda wiyungura ibitekerezo, ushobora no kuva kuri wa mushinga watangiriyeho ukagera no ku wundi. Natangiriye ku mushinga w'amakara. Umushinga w'amakara naje gusanga ko biransaba ko imbaraga nyinshi, ariko imbaraga zanjye ntago zanyemereraga kuba naterura kunama nkakoresha ingufu. Ubu ntago ari byo ngikora rero ubu rero ndi ku mushinga wo gucuruza inkweto ndetse n'ibitenge mu isoko. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yamaze kunguka kuko kugeza ubu ngubu nshobora kugira igishoro cy'200,000 ndetse anarenga, ariko n'inyungu igenda yiyongera. Yego ngewe kubera ko nagize amahirwe yo kuba wenda mfite aho leta yampayeho kuba, ni ukuvuga ngo imihindukire y'inzu baba barampaye nshobora kwivugururira inzu. Yego nshobora kwirihira abana ubu ngubu, abana banjye mu ishuri. Mfite abana 2. Yego umwe ari muri secondaire mu wa 4 ndari mu wa 6 primaire. Abo bose nshobora kubarihira ku ishuri. Abafite ubumuga ikintu tubasaba kuri uyu munsi ni ukugira imyumvire yo hejuru, imyumvire yo guharanira kwigira, kubera ko ubushake bwo kubafasha kwiteza imbere burahari, ariko nabo bagomba kubigiramo uruhare bakagira intego yo kwigira, kuko turacyabona benshi bava mu nzira yo gushakisha imibereho
bakajya gusabiriza. Gusabiriza ntabwo ari byo, ntabwo ari umuco mwiza, ntabwo byemewe. Babivamo bakajya mu nzira zihari zibafasha kwiteza imbere no kwigira. Ikindi tubabwira ni ukumenya ko leta irahari, leta ibafite ku mutima, bagerageze kugendera muri gahunda za leta, bigaragaze. Ababyeyi bafite abana bafite ubumuga ntibakabahishe ngo hariho abifata nk'ipfunwe, ariko ntago byagombye kuba ipfunwe. Umwana wagize ikibazo cyo kuvukana ubumuga afite uburenganzira, ni umuntu nk'abandi bose, afite uburenganzira bwo kubaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nkaba ngira ngo rero bose mbakangurire, twese dufatanye turebe uburyo twazamura ubuzima bw'abantu bafite ubumuga. Murakoze, nitwa Karongere Beka, nkaba ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuzima n'iterambere ry'imibereho myiza mu karere ka Kicukiro. Kuri uyu munsi rero mpuzamahanga twizihije w'abantu bafite ubumuga, akarere ka Kicukiro waranzwe n'ibikorwa bitandukanye, ariko byose bigamije guteza imbere abantu bafite ubumuga kuko nabo twabonye ko bashoboye. Muri bimwe twakoze harimo ko twabahaye amagare ku bantu 36 kugira ngo abunganire kuba bava aho bari bakajya mu bikorwa byabo bitandukanye bibateza imbere. Ikindi twakoze, twabaremeye tubaha igishoro kugira ngo amafaranga bahawe yunganira ibikorwa basanzwe bakora bibateza imbere hamwe n'imiryango yabo, kuko nk'uko twabivuzeho barashoboye, bafite imirimo itandukanye bakora. Iyo rero tubunganiye ni ukugira ngo tubashe kubongerera ubushobozi, bityo babashe kwiteza imbere ubwabo n'imiryango yabo, ndetse bagire n'uruhare mu guteza imbere akarere kacu n'igihugu muri rusange. Iyo nyunganizi y'igishoro tuba twabahaye ni uburyo bwo kwagura ibikorwa basanzwe bakora, cyane cyane by'ubucuruzi. Iyo umuntu abonye igishoro gihagije abasha kugira iby'ibanze bitunga umuryango. Muzi ko turi no muri gahunda yo gukangurira abanyarwanda kwigira ndetse no kuzigama. Iyo rero babashije gukora bakarushaho kwagura ibikorwa, babona iby'ibanze bo n'imiryango yabo, ariko noneho bakabasha no kwizigamira ejo hazaza kuko baba bakoze kandi bagakora ibikorwa bifatika byunguka.